kanse mu mubazi y'uyu nari bindababwira byari byiza ko ari camusha bongo uyitusubiza man nawe check microphone. Hey guys, bakunzi ba ZARARYOSHYE TV online YouTube. Twongeye kubasuhuza nanone nkuko bisanzwe tubifuriza amahirwe n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Muri iyi minsi muradufite natwe turabafite, tubafitiye abatumirwa barenze, twibasiye abasitari muri iyi minsi, ariko muzi ko tubaha ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi turi kumwe n'abandi ba star kazi nkuko mubibona imbere ya kamera. Bameze neza agiye uko mbibona rwose, abana bato batari babi, abana bahiye, niko njye numva bavuga ngo na abana bahiye. Ariko reka tubasabe bishime mu gake, batwereke free zabo. Iyo muri free z'ibyishimo mutwiyereke kabisa. Abatureba dukurikiye ni kuri ZARARYOSHYE TV, turi kumwe cyane, tugiye gutangira abatumirwa batwibwira. Njyewe ariko mfite inyota yo kuvugana nawe cyane, reba nanjye ndebe. Reka duhere ku wa mbere aratwibwira atubwire n'icyo akora mu buzima rusange. Twagiye. Murashaka amazina nkoresha filime cyane amazina yanjye? Yes, uratwibwira niba uri butubwire ku ruhando rwa filime, ni karibu cyane. Icy'ingenzi no kugiye kubanza ukatwibwira, ibindi turakomeza. Okay, nitwa Amanda, niko nyina nitwa. Kamazina asanzwe nitwa Kanimba Lawrence. Kanimba Lawrence aka Amanda, tumuzi muri filime nyine yabyivugiye. Narenze ko ndiwe batungura, ariko wenda ubwo batamuzi yamaze kubyivugira. Ni muri filime runaka bagiye kutubwira. Mbere yuko dukomeza, reka mugenzi we nawe atwibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Mutesi Jolly. Mutesi Jolly, mwamwumvise? Ndaketse giye kare Miss Rwanda last year. Ndikanze cyane. Reka banza dusobanure niba ari we Miss, atubwire. Ndikanze. Aya ko simbizi, nta wamenye buriya byazashoboka. Ati nanjye icyizere ndacyifitiye, ubutaha nshobora kwisangamo. Okay, reka mite nguheraho. Bibaye ngombwa ko batumira ba Miss, uriyumva ku buryo wagenda? Nta kidashoboka, ko nanjye nagiye, ko n'ababa banyampinga akenshi usanga batarabivukanye. Ni nk'umugisha, buriya nanjye umugisha wasanga mufite. Ati umugisha wo kuba nyampinga ndawufite nanjye, kuko niyumva nanjye nshobora kujyayo. Reka wenda dukomeze tujye ku byo twari tuvuze mbere ku bijyanye na filime. Amanda aratubwira. Nongera mbibutsa amazina yatubwiye ko yitwa Kanimba Lawrence aka Amanda. Iryo zina Amanda ndakeka turizi muri sinema. Hanyuma uratubwira uburyo ukinamo filime, ariko tukaba tugiye kujya mu cyo bita camusha bongo, no gutyaza ubwenge. Uratubwira rero ibibazo tugiye gutangira kukubaza nawe ugasubiza, nawe biraza kubaho ubwo ubutegura ibisubizo n'ubwo ibibazo bitaraza. Kanimba Lawrence aka Amanda, wiga mu wakangaye, warashoje bimeze bite? Wapi ntago nashoje, ngiye kujya mu wa gatandatu. Wiga senior 5, uri hafi gusoza, ariko si mu rwego rwo gukina filime no ku ishuri ibyo bintu urabivanga bikoroha? Birakunda. Kuyo ndakeka iyo ufite impano ntago kwiga byakunanira. Umunsi wa filime ubuhari no kwiga, kuko ntago nyine filime buri munsi, birumvikana ko shuti zanyu ntago ziba buri munsi, ariko byanze bikunze ni akazi katoroshye, ariko ugomba kugakora. Urugamba rwatumye winjira muri gahunda ya sinema warutekereje ute? Niki cyatumye ukunda gukina filime? Kuva kera nkiri umwana ubundi nakundaga gukina byatari. Niyo mpamvu nanjye yo nashatse gukina, ko ni impano indimo. Ugira role model? Ndamufite ntabwo yabura. Role model wawe ninde? Ni benshi, ariko nyine mafite nk'umuntu wingira akamaro byatari. Uratubwira umwe muri filime, ninde wakubera role model? Filime nyarwanda cyangwa ya filime nyarwanda, kuko wenda nawe ari ukinamo. Kami Bahavu, tubwira akantu wumva Bahavu yakoze umwibukiro ukavuga aka kantu yaragakoze mpita mukunda, nishimira ko yambera role model. Nyine ikintu mukundira avugisha ukuri, mbese ntago ajye bigira ibintu ngo arabeshya iki n'iki ngo ibintu. Tubwira akarore kamwe wibuka yaba yarakinnye kakagushimisha. Nyine filime Impanga
niyo mushaka cyane. Yatubwire yaba mu mpanga yaba muri ya City Made ngira ngo naho tumuzimo, tubwira Karore wumva yakinnye ukavuga aka kantu karanyuze rwose ugahita umwiyumvamo. Ntago nzi wenda niba waratangiye kumukunda muri City Made cyangwa waramukunze mu mpanga serious. Okay, ahantu nyine nkunda hariya akundana na James bashaka kubatanya, ndakeka ntabwo bigeze batandukana kubera we yamukundaga cyane, mbese iyo bahiki nk'urukundo rarwubaha byataye. Aha akantu gatoya mfasha, niba umufollowinga koko nawe nanabibona azavuga ati umwana w'umukobwa Amanda aramfollowinga, dukinira akantu gatoya nirashaka abe amasegonda 5, akantu uzi yaba yarakinnye jya muri muduye acting ako kantu. Kanseye mubazi yuguyu nari bindi ababwira. Byari byiza ko ari camusha bongo uyitusubiza. Man, nawe. Twagiye bibaho turagutunguye, ariko nizere ko turi bujye kurangiza. Niba icyo kibazo ndiwe nkigifite ushobora kukambonera. Ya Mutesi nawe rero uratubwira uriga warashoje bimeze gute? Niba wiga uratubwira aho wiga n'igihe ushigaje cyangwa aho ugeze. Ya niga mu wa 5 niga tourism niga Kagitumba. Mutesi ni iki kintu wiga primary cyakubayeho abanyeshuri bazakwibukiraho batibagirwa kuri wowe cyane cyane gisekeje? Ya ikintu cyambayeho niga primary nuko nyine twe turimo gukina ndirukanka uniform yanjye iracika nyine ikintu njya nibuka cyane cyashikije abanyeshuri bakunda no kunyibukiraho. Wihuye n'umwana we wiga Kagitumba, wihuye n'umwana w'imuhanga mwiganyera akubwira ati cya gihe ijipo yatabutse? Ya Amanda tubwire niki cyagusekeje mu ishuri cyangwa cyaguteye isoni abantu bakwibukiraho mwiganye? Nuko narwaye n'umuhungu arankubita muri class. Byanze bikunze umuhungu yagombaga kugukubita kuko umuhungu akurusha imbaraga. Tubwira kandi gakoryo. Nyine nukuntu nakopeye niga P1 nyine barambaza nkwankopeje ninde kandi bitemewe, ndabimuvuga nyine niko kwita bamazero. Nagwa 0 wabonye 0 wakopeye? Barankopeje bagukopeje kandi atitemewe nyine to. Amanda ufite umukunzi? Wapi? Nago nirwa nkubaza imyaka ndagereranya cyangwa se bibaye ngombwa watubwira? Mfite imyaka 18. 18. Nari haraburaho gatoya haracyari igihe. Okay, ni iki filime yanyu ikumariye ikugejejeho mu rwego rwawe nk'umukinnyi wa filime gituma ugirana courage yo kuba wakomeza actinga muri filime yanyu urusobe rw'ubuzima series? Ndakeka ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa kubivuga, ni biri private, ntabwo ari ngombwa. Ikibazo numvaga kitari private kuko niba wumva ko hari abandi bagenzi bawe Mutesi ashobora kuzagira ishyaka ryo gukina filime, ni ukuvuga ngo abagukurikira bumva ko baje muri filime, profit bafite muri filime nyarwanda ni iyi. Nibaza niba bakeneye kuza bazayibona, mbese mbishije amatsiko bazaze babirebe nawe, bazajye inbox bakubaze. Nari bibazaze bambaza. Amanda amakuru arayatwimye ngaye ngoko ngiye kubakubita ikibazo ahangaha ngira ngo uri bunagitsinde jewe nanamuhemba mu bushobozi mfite ahangaha nagendanye. Icyo ni ijambo ugiye kumbwira, ni interuro y'ikinyarwanda irimo amagambo 3 maze iminsi nkibaza nta muntu uragisubiza, noneho naje gushyiraho ibihembo nanjye sindi buvuge ibyari byo, biraba ari surprise. Ngiye kukubwira amagambo uvuga, ndavuga rimwe nitonze kugira ngo byumve, bwa kabiri mbivuge uko ari kubivuga. Twagiye muri tayari? Ntabwo nabyumvise. Ngiye kubivuga hanyuma urasubiramo. Mwiteguye gusubiramo mu gatsinda? Twagiye. Uravuga ngo nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Are you ready? Ngiye kubivuga nihuta sasa. Nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Let's go. Ndavuga ngo nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Let's go.
subiramo rimwe. Oya, murandya time. Yes, ni chamsha bongo. Ni ugutyaza ubwenge. Reka ne gukomeza kuvuga igiswahili cyane. Nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Nshenshebukanye icyansi. Nizere ko urimo usubiza abantu bakurikiranye. Ntago ari jye nawe twenyine, imbere yacu hari kamera iyaminiye kandi igisubizo cyose amakuru ya mbere wayimanye, ariko si ngombwa ko umuntu yimana amakuru yose. Ni ugutyaza ubwenge, ni nk'ikibazo mwarimu yakubaza, urasubiza uravuga ngo nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye icyanzu, njya gukamisha mu mpinga yo kwa ndasa. Ubwo abadukurikiye mwabyumize muraza kujyaginga, muzajye muri comment mutubwire. Ya birangiye igihembo cyanjye rero ngisubiranyeyo birabananiye. Hari ushaka kugerageza amahirwe ya nyuma? Gerageza Amanda twumve. Nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye icyanzu, njya gukamisha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Waya amanota 8 kandi igihembo cyanjye kigomba kuza wacyujuje. Tamoro washyizemo yo kuruhuka ntago byemewe. Icya kabiri hari n'amagambo utavuzemo. Last chance, nshenshebukanye icyansi, nshenshebukanye mu cyanzu, njya gukamisha cyasha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Nshenshebukanye icyanzu, nshenshebukanye cyansha, njya gukamisha mu mpinga yo kwa nta cyandasa. Biramunaniye mwabyumvise. Okay, twakomeje. Ngira ngo wenda dusoza, gira icyo ubwira abantu bagukurikira. Amanda ku giti cyawe nk'umukinnyi wa filime, ntuvugire filime ukinamo cyangwa se groupe yanyu. Wowe Amanda ni iki usaba abafans bawe? Nyine ikintu mbasaba, ndabakunda cyane, ubundi ikintu cyo cyambere. Ikindi mbasaba nyine badukurikirane, bajye kurera kuri channel. Gira uti bankurikirana ahubwo. Ubwo navuze ko ari ku giti cyawe. Okay, nari bankurikirane to. Ugiye no kunkurikirana, bajye no kunda kuko ndakeka mba muri ZARARYOSHYE TV, niho banambona ariko. Ati mba kuri ZARARYOSHYE TV, urusobe rw'ubuzima series, ngira ngo niyo seri yanyu mukina. Hanyuma rero wenda reka tubaze mugenzi wawe dusoza, wowe ni iki wumva wifitemo, icyizere wifitemo nk'umunyeshuri ugiye gusoza amashuri, wumva nusoza ufite izihe nzozi? Inzozi njye numva mfite ninsoza kwiga, ndumva nazakomeza ngakina filime, ko filime ndayikunda cyane. Ati burya nanjye nzakina filime. Abantu benshi twaganiriye muri iyi minsi bashaka gukina filime. Ngira ngo muri filime rero hashobora kuba harimo akantu, wenda niba amakuru Amanda yanyimye abandi barayaduhaye barabizi. Hanyuma rero tubifurije amahirwe n'imigisha namwe nk'ibisanzwe, mwakoze kuza, tuzongera tubatumira ubutaha, ariko nizere ko ubutaha noneho muzaza mutsinda ibibazo. Icyo nababajije uyu munsi sicyo nzababaza wenda, cyangwa gishobora no kugaruka. Ubwo rero namwe musabwa kuzakurikirana. Hanyuma twibutsa abantu badukurikira ko ni ZARARYOSHYE TV YouTube online, ukaza ukareba ibiriho byose, amafilime, animation, entertainment. Hanyuma icyo usabwa ni ugukora subscribe, comment na share. Hanyuma iyo ukoze comment buriya bitwereka ko dukurikirana kugira ngo tumenye ko turi kumwe cyane. Hanyuma bikaba byiza iyo bisangije inshuti yawe cyangwa inshuti zawe muri rusange. Tuzajya dukomeza tubasusurutse, muzi ko ari channel icaye ibintu byinshi bitandukanye. Byanze bikunze ibintu ducisha kuri iyi channel ntago ushobora kwiburamo. Reka rero tubifurize amahirwe n'imigisha, tuzakomeza ubutaha. Ciao, Imana ibahereze umugisha kandi ibandebere icyoroshye.